demokarasi kwiyenda cyane, demokarasi twicira abana, demokarasi twanduza icyaha, demokarasi twiciye igihugu, demokarasi dutwara ababyeyi rwose irahenda irakanyagwa. Icyo wita demokarasi ari nayo uharanira, niba ari uharanira ubigendemo gake. Noneho ikindi gisekeje muri iyo demokarasi ngo ni ubutegetsi bw'abaturage, ntabwo ari ubwo butegetsi bw'abene gihugu. Bugakorera abaturage, ntabwo waba ushinzwe gukorera abene gihugu. Ndetse rimwe na rimwe ugasanga abiyita abene gihugu babayeho nk'abaturage. Noneho ugasanga bari abaturage bo bafashe ubwene gihugu babwizirikaho ndetse babwihambiraho, abandi bakaba bagenerwa b'ubwene gihugu. Ngubwo ubusobanuro bwa Ndi Umunyarwanda. Nayo mpamvu uyu byumva uhore ngewe nkagorora byose vuba, ntago mwita umuhanzi ahubwo mwita umuhanuzi. In the name of Jesus Christ. Nkuko Mose yabitubwiye, utazi yavana amenye yajya, nimuze tujye inama gorora byose vuba. Amahoro shiti bakunze bagorora byose vuba. Turagarutse nanone mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi dushima Imana ko yaturinze namwe ikaba yabarinze. Mu kiganiro cy'uyu munsi twagihaye umutwe ugira uti niba demokarasi yarashinze imizi ku isi mu bihugu byateye imbere, ubwo no mu karere ndetse no mu Rwanda by'umwihariko demokarasi yashinze imizi. Muri iki kiganiro gorora byose vuba twabateguriye, tugiye kuganira turebera hamwe ese ijambo demokarasi ni iki. Iri jambo tugiye kurisobanura dushingiye ku byo twagiye tubabwira yuko systeme iyoboye isi mu minsi ya none ari systeme y'ikinyoma. Mu kiganiro cyahise aho twaganiriye mu kiganiro cyavugaga ngo AI ikinyejana cy'ubucakara bushya, usanga muri icyo kiganiro ibihugu bitanu biza ku isonga mu kubeshya abaturage babyo amahoro, ari icya mbere ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icya kabiri ari Uburusiya, icya gatatu ari Ubwongereza, icya kane ari Ubushinwa, icya gatanu kikaza ari Israel. Nyamara twebwe iyo turebesheje amaso y'umubiri tubona koko ibyo bihugu birimo amahoro. Ariko se hano wahita wibaza ngo ese amahoro ni iki? Niba rero ibyo bihugu nta mahoro abirangwamo, cyangwa se ari byo bihugu biza ku isonga mu kubeshya ibindi amahoro, tugiye kurebera noneho hamwe mu karere ibihugu byaba birimo demokarasi cyangwa se aho demokarasi yashinze imizi ni ibihe. Ikaze mu kiganiro gorora byose vuba. Nshuti bakunzi bagorora byose vuba, muri iki kiganiro mbere ko tugitangira reka tubanze twumve indirimbo y'umuhanzi Jean Baptiste Byumvuhore aho yaririmbaga kuri demokarasi. Reka tubibutse yuko muri rusange iyo umuhanzi w'ukuri Imana imuhagurukije yaririmba indirimbo cyangwa se ubutumwa bwose imwemereye ko atanga, akenshi na kenshi Imana bifite ikintu shaka kugira ngo ubwo butumwa buhumura abantu cyangwa se bugire icyo bubafasha. Kimwe nuko natwe cyangwa se n'undi muntu Imana yahaye impano yo kuvuga n'ubundi buryo bwose, impano zacu Imana yaziduhereye kugira ngo zifashe abatuye isi, kandi izo mpano yaduhaye zidufashe kuyiramya no kuyihimbaza. Nayo mpamvu uyu Byumvuhore ngewe nkagorora byose vuba, ntago mwita umuhanzi ahubwo mwita umuhanuzi. Reka tubanze tumwumve hanyuma tugaruke mu kiganiro cyacu. Yatangiye batubwira ko twibumbiye muri demokarasi, batubwiye aho batuvanye mu rwobo twari dushize, barongeye batubwira ngo tubazaniye abanyambere, twaremeye turatuza turayoboka turabana,
indirimbo ni ya indirimbo ya Jean Baptiste Byumvuhore yitwa Demokarasi Irahenda. Ngira ngo ibyo byose ntabwo nirwa nsubiramo amagambo muri kuyumvira neza, ndagira ngo wowe uri kuyumva igufashe gutegura umutima wawe n'ikiganiro nicyo tugiye kuganira, kuko muri iki kiganiro tugiye kugitangira. Wowe nugikurikirana ukakirangiza uraza gusanga neza ibyo tubeshwa yuko ari bwo busobanuro bwa demokarasi butabaho, ari nayo mpamvu ibyo twebwe twibwira ko tuyiringiyemo atari byo tuyibonamo. Reka tubanze turangize iyi ndirimbo hanyuma tugaruke. igiye imbere batubwira ko benshi muri twe baryamiwe, byarongeye batubwira ko benshi bashaka gutaha. Twarumiwe kuko mu nkuge bibwiraga ko turi twese, abo baheze iyo badutumyeho tubazaniye demokarasi, none ndorera aha twaratwereye imisanzu, twohereza abana kurwana ngo baharanire demokarasi. Demokarasi irahenda. Haje inkubi y'amashyaka, turatemera turayayoboka. Abanyapolitike batujya imbere, turakurikira turashyigikira. Barayavuze bararambirwa, bararwana barananiranwa. Twabasabye ko bashaka amahoro, barabyandika barabisinyira. Hakomye gato barashwarwa, barayoberwa turarwana. Nawe unyumvire, turarwana twikora mu nda, abaturanyi n'abakunzi, mu nsengero no mu mashyamba. Turabumba turatsemba, demokarasi irahenda. Abanyapolitike barongera barahirikana imana intebe, barongeye batubwira ko barya bahise baramano, ngo mushaka bakoze ibyaha baradusaza turayoberwa. Bati none wiri demokarasi nangaho, ariko twashize demokarasi kwirenda cyane. Demokarasi twicira abana, demokarasi twanduza icyaha, demokarasi twiciye igihugu, demokarasi dutwara ababyeyi, rwose irahenda. Irakanyagwa. Imana iguhe umugisha Jean Baptiste Byumvuhore, aho uri hose ndagusuhuje kandi nkwifuriza amahoro akomoka ku Uwiteka Umwami Imana yacu. Arakoze Jean Baptiste Byumvuhore, arakoze. Ngewe ntago mwita umuhanzi ahubwo mwita umuhanuzi, kandi nawe Mwuka w'Imana nakuyobora azabiguhishurira. Byumvuhore aho uri ndagusuhuje nanone. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi twagerageje gushaka ubusobanuro bw'ijambo demokarasi. Twaje gusanga inkoranyamagambo zose zibivugaho. Ni ijambo rikomoka mu Kigereki, rivuga ni amagambo abiri afatanyije, harimo ijambo demos risobanura abaturage cyangwa se peuple, pupils, hanyuma na kratos bisobanura pouvoir cyangwa se ubushobozi cyangwa se ubutware.
mu minsi ishize cyangwa se mu kiganiro cyahise twasobanuye uburyo Satani mu manyanga yakomeye yaje akumvisha umwana w'umuntu kuri iyi si yuko ari we ugomba kudutwara cyangwa se kudutegeka. Nyamara mu gihe twabonye ko ijambo ry'Imana ritubwira yuko yaremye umuntu ikamuha ububasha n'ubutware bwo gutegeka isi n'ibiyiriho, bisobanuye yuko ubu butware bwari bufitwe n'umwana w'umuntu. Ni nayo mpamvu tugiye gusobanura iri jambo demokarasi, tukaza kureba neza n'amayeri Satani yarikoreshejemo. Uraza kurangiza iki kiganiro utsinzwe usanga icyo wita demokarasi ari nayo uharanira. Niba ari uharanira ubigendemo gake. Reka tutangire ikiganiro cyacu. Nkuko tumaze kubabwira, aya magambo y'Ikigereki ushyize mu rurimi rwacu twumvikanaho ashatse kuvuga yuko demokarasi ari ubwisanzure mbere na mbere, ariko none ubwo bwisanzure bukaba bushingiye ku butegetsi nkuko tumaze kubibona ariyo pouvoir. Noneho ubwo butegetsi mu byumve neza ni ubutegetsi bw'abaturage. Ni ubutegetsi bw'abaturage, niko ushyize mu rurimi rwacu uko definition ibivuga. Ni ubutegetsi bw'abaturage, ntabwo ari ubuyobozi mu byumve neza, ndetse nta nubwo ari ubuyobozi bw'abene gihugu, ahubwo ni ubutegetsi bw'abaturage. Bivuge ngo ubu butegetsi ni imbaraga, ntabwo ari ukuyobora abantu ubajyana mu cyiza, ahubwo ni ugutegeka wowe ikikurimo, ukaba ari cyo utegeka abantu. Ukaba nubwo baba bazi icyiza, wowe bategeka ikikurimo cyangwa se icyo ushaka ko ubugeraho wowe. Ntabwo bayobora, kuko iyo utegeka abantu ni ukuvuga ngo icyo gihe ubafata nk'aho bo badafite ububasha bwo kwitegereza cyangwa kugira icyo bakwigezaho, ahubwo wowe ubajyana mu cyerekezo ushaka. Kabone niyo waba uri umusazi, nk'uko twabibonye kuri wa mwami w'u Rwanda wari warasaze, hanyuma ni ukuvuga ngo umuyobozi niba asaze, muri ubwo butegetsi, muri ubwo bubasha bwe afite cyangwa se muri ubwo bushobozi afite, ashobora gutegeka abantu bakabaye biyobora cyangwa se bayoborwa mu nzira nziza, akabayobya mu nzira mbi. Noneho ikindi gisekeje muri iyo demokarasi ngo ni ubutegetsi bw'abaturage, ntabwo ari ubwo butegetsi bw'abene gihugu. Uvuga ngo ushobora kuba umuturage, mwese murabizi, ushobora kuba umuturage w'igihugu ariko utari umwene gihugu. Ni nayo mpamvu usanga mu bihugu bimwe na bimwe bya hano muri Afurika abantu bategeka ibihugu ariko atari abene bihugu babyo, kubera yuko turi muri demokarasi. Hanyuma ngo ubwo butegetsi mu busobanuro bwa demokarasi ngo bushyirwaho n'abaturage, ntabwo bushyirwaho n'abene gihugu mu byumve neza, bushyirwaho n'abaturage. Bwa butegetsi apana ubuyobozi, ni ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage, gutegeka no kuyobora mu bitandukanye. Noneho ngo ubwo butegetsi ngo kandi ngo babukorera iki? Abaturage. Ni ukuvuga ngo bwa butegetsi butari ubuyobozi bwashyizweho n'abaturage batari abene gihugu, bushyirwaho bugakorera abaturage, ntabwo waba ushinzwe gukorera abene gihugu. Ariko ikintu kibabaje ni uko wowe ubyumva cyangwa se udukurikiye uyu munsi wa none wumva mu mahame ya demokarasi wowe bikureba kandi uri umwene gihugu. Ahubwo nicyo twakibaza, iyo tuvuze igihugu na bene cyo murabyumva? Kuko abantu benshi usanga baharanira kuba abaturage kuruta uko baba bene gihugu. Ni nayo mpamvu umunsi wa none mu karere k'ibiyaga bigari hari intambara z'urudaca, abantu bamwe na bamwe barwanira kuba abaturage, abandi barwanira kuba abene gihugu. Ndetse rimwe na rimwe ugasanga abiyita bene gihugu babayeho nk'abaturage. Noneho ugasanga bari abaturage bo bafashe ubwene gihugu babwizirikaho ndetse babwihambiraho, abandi bakaba bagenerwa b'ubwene gihugu. Reka twikomereze ikiganiro cyacu. Muri iki kiganiro niba umaze kumva neza ubusobanuro bw'ijambo demokarasi, reka tubanze turebe icyo Bibiliya ibivugaho. Ese iri jambo rikomoka hehe? Ese ni iki cyatumye ikiremwa muntu gitangira kubaho muri demokarasi? Byaturutse kuki? Ijambo tugiye gusoma turisanga muri Samweli wa mbere ibice byaho 8 umurongo wa 5 kugeza kwa 6. Aravuga ngo baramubwira bati, dore uri umusaza kandi abahungu bawe ntibagendana ingeso nk'izawe, none rero utwimikira umwami ajya ducira imanza nk'ayandi mahanga yose. Ariko iryo jambo ribabaza Samweli ubwo bavugaga bati, uduha umwami wo kujya aducira imanza. Nuko Samweli abitura Uwiteka. Amen.
muri iri jambo ridusobanurira uburyo Abisirayeli bamaze kugera mu gihugu cy'isezerano, bamaze kuvanwa mu gihugu cya Egiputa aho bakoreshwaga uburetwa, bagafatwa nk'abaturage badafatwa nk'abene gihugu, nk'uko tubibonye mu busobanuro bw'ijambo demokarasi. Icyo kintu byababaje Imana cyane kubwo bwari ubwoko bugendana n'Imana kandi Imana ibukunda, biba ngombwa yuko itanga ibitambo byinshi kugira ngo icungure ubwoko bwayo. Muri ibyo bintu Imana yakoze by'ibitangaza n'urugendo rwabo rwose kurinda rwabo bagera mu gihugu cy'isezerano, wagenda ukabisoma, ariko tuza gusanga yuko Imana yabahaye umudendezo n'umunezero bageze mu gihugu cyabo cy'i Kanani. Noneho mu kuruko kuba mu gihugu cyabo cy'isezerano byatumye abanezerwa, bibagirwa ya mibabaro n'imihate bakoreshwaga, bibagirwa ka gahinda n'imibabaro banyuzemo, hanyuma batangira kwisanisha n'andi mahanga. Nibwo babwiye Samweli, Imana yabahaga abacamanza bari barimo na Samweli, nuvuga ngo yabahaga umuntu wayo ibona ufite umutima yishimira kandi izabwira ibyo ishaka nkayo ikamuyoborera muri bo, wikamukoresha nk'igikoresho ariko ikaba ari ibayobora. Noneho Abisirayeli kubera wa murengwe, kubera kutanyurwa cyangwa se no gushaka kwisanisha n'abanyamahanga, nuko Samweli amaze gusaza baramubwira ngo dore ngo urashaje, ngo ntabwo ngo umuhungu wawe nta muntu ufite ingeso nk'izawe. Birengagiza yuko Imana ariyo yashyiragaho umuyobozi wabo, bo bashaka kujya kureba, kujya kujonjora bakoresheje ubwenge bwabo n'amaso yabo nk'abana b'abantu. Batangira kujya kujora abana ba Samweli, bati muri aba bahungu bawe ntawe ufite ingeso nk'izawe, bityo rero twebwe ntago tubona twazayoborwa n'umwana wawe. Bibagirwa yuko Imana ariyo yimitse Samweli, nta muyobozi bo bwabo batari bafite ububasha bwo kwishyiraho umuyobozi mu mbaraga n'ubwenge bwabo. Nubwo basabye Samweli ngo nabimikira umwami ngajya bategeka nk'andi mahanga, ngajya bacira imanza nk'andi mahanga. Noneho hasi yisomye usanga bamubwira ngo Samweli ubwo byaramubabaje cyane, biramubabaza, ajya kubiririra Imana, aribwira ati Imana, abantu bawe bananiranye, bari kuvuga yuko bashaka kwiyobora, bashaka gushyiraho umwami ngo nk'uko ibindi bihugu duturanye bimeze, ndetse uwo mwami ngo akajya batoteza akabakubita. Imana iramubwira iti rero ntabwo ari wowe banze. Samweli kuva kera mbakura mu Egiputa niko babaye muri byose, baranyimuraga bakiremera ibigirwamana, ariko kuko mbakunda nkakomeza nkabihanganira. None rero ntabwo ari wowe banze wirakara, ahubwo banze ngewe kugira ngo ntakomeza kubayobora nkababera umwami wabo. Ibwira Samweli iti genda ubabwire ngo nibyo umwami mushaka nzamubaha, ariko uwo mwami azabasubiza mu buretwa, azajya afata abana banyu bajyane mu ntambara zidafite umumaro. Intambara we niba yitsamuye akumva ashaka kurwana n'umwami runaka, azajya afata abana banyu bajyanye mu ntambara. Niba umwami abyutse akumva ashaka kwica umuntu, azajya amwica. Niba ashatse guhemuka, niba ashatse kukunyaga, azajya abyuka kunyage. Ati ibyo bintu byose bibasobanurire, hanyuma bo igisubizo baguha ubemerere ibyo bashaka ubikore. Kubera ko ari ubwoko nishimira, uko nako twebwe abana b'abantu rimwe na rimwe Imana ijya yemera kuko dukunda, twe tugasaba nabi ariko ikabiduha. Cyakora ikikora iturinda kugira ngo ibyo bintu bizatugireho ingaruka, nk'uko umubyeyi ajya yemera umwana we akajya gukina mu cyondo ariko akamuba hafi kugira ngo atanyerera agakubita umutwe hasi, cyangwa se hakaba hari urugingo rwakononekara. Uko niko Imana yemereye Samweli, amubwira ngo genda ubabwire ibyo byose, noneho icyo bahitamo bakubwire. Samweli aragenda areba asobanura byose, arabwira ati muzagenzwa gutyo, umwami azabagira ukunuku. Mwebwe ntago muri ubwoko bukwiye kuyoborwa n'umwami mwishyiriyeho, ahubwo Imana yahisemo uburyo bwayo bwo kujya ibayobora kugira ngo igendane namwe, kandi iyo ibayobore bitandukanye n'andi mahanga yose, bitandukanye n'ikindi cyaremwe cyose. Baramubwira ngo biramaze, ibyo byose azadukora, niba azatwica, niba azatunyaga, niba azadusenyera amazu, niba ibyo azakora byose, niba azadufunga, ariko biramaze. Ngo ikiruta nuko natwe twasa nk'andi mahanga, ibyo byose bizatubaho biramaze. Imana irababwira ngo bemerere ubimikira umwami. Imana yabahaye umwami, bitavuze ko uwo mwami atari mu bushake bw'Imana. Oya, yari mu bushake bw'Imana ndetse no mu nyungu zayo, ariko ari amahitamo mabi y'ikiremwa muntu. Cyakora Imana ikikora yarabaretse kugira ngo uwo mwami azabigishe. Ni narwo ruhererekane turimo uyu munsi wa none, ubwo kuva ko kwimura Imana mu miyoborere yacu. Ni nayo mpamvu uyu munsi wa none turi kuganira iki kiganiro
kurikira neza tugendane muri iki kiganiro. Ni ukuvuga yuko demokarasi nk'uko twabisobanuye twamaze kubona yuko ari ubutegetsi ntabwo ari ubuyobozi, kandi ubwo butegetsi ni ubw'abaturage ntabwo ari ubw'abenegihugu. ubwo butegetsi bushyirwaho n'abaturage batari abenegihugu kandi bugakorera abaturage, ntabwo abaturage bose ari abenegihugu tubyemeranyweho neza. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe kubera mwayobotse demokarasi buhumyi, kubera ko twayobotse buhumyi, usanga abantu benshi bari mu bihugu ariko bameze nk'abagenerwa, babayeho nk'abacakara kandi bagacakazwa n'abandi bagenzi babo. Niyo rimwe na rimwe urebe n'urushishoza neza ukagendera ku busobanuro bw'iri jambo demokarasi, uzasanga wowe utegekwa utayoborwa, uzasanga ndetse utari umwenegihugu ahubwo uri umuturage w'icyo gihugu. Ni ukuvuga yuko demokarasi ni ikinyoma cyagizwe ukuri muri twe. Demokarasi ni ikinyoma cyagizwe ukuri mu mitwe ya benshi mu nyungu z'umunyakinyoma mukuru ari we Satani. Twamaze kubona neza yuko ikinyoma cyose n'uwaba gikoresha wese n'ucyungukiramo wese ni umukozi wa Satani, abizi cyangwa atabizi, abishaka atabishaka. None hano wakibaza uti se kuki Satani yakoze ibi? Yakoze ibi ngibi kubera yuko ni bumwe mu buryo cyangwa inzira imufasha kutwambura ubutware bwo gutegeka iyi si n'ibiriho, nyuma yuko Imana imuhaye igihano cyo kuza gutegekwa n'umuntu agahanurwa cyangwa se agakurwa mu ijuru kubera kwishyira hejuru kwiwe. Twabibonye mu kiganiro cyahise, wagenda ukakireba ukacyumva mu kiganiro cyabanjirije iki ngiki. Niba rero Satani yarakuwe mu ijuru kubera kwishyira hejuru, ashaka kugira ngo ubwo ya pouvoir twabonye muri demokarasi, ashaka kugira ngo nawe agire pouvoir mu butware bw'Imana, ni ukuvuga yuko uwo mwuka mubi yarawumanukanye, ni nawe umutera mu hano mu isi ushaka nawe kubaho afite pouvoir. Kandi mu gihe tubona yuko pouvoir Imana yari yahaye ikiremwa muntu, ni ukuvuga ngo nitwe twagomba gutegeka Satani, ntabwo ari ugomba kudutegeka. Rero muri ya mayeri, muri kwa kwishyira hejuru kwa Satani, yaraje atwinjiriramo. Ni nayo mpamvu uyu munsi tugiye kwereka yuko iri jambo demokarasi byaba ari amayeri ya Satani. Kwa kundi Satani azaka kwereka yuko ufite ubwisanzure, ariko mu by'ukuri washaka kugira ngo akubohe ubeho nk'umucakara. Iyo wamaze kwibeshya ko demokarasi ari ukuri, ubuguye mu mutego wo gutegekwa, ntabwo uba ukiyoborwa, kuko wowe ntabwo uba ukitekerereza. Bivuze ko uba wiyemeje kubaho mu buzima bw'ikinyoma iteka. Iyo umaze rero kubaho mu buzima bw'ikinyoma iteka, ugafata ubutegetsi utashyizeho ukabwita ubw'abaturage. Mwese murabizi amatora, ibihugu byinshi bibamo amatora kandi bivuga ko ari demokarasi. Ahenshi ayo matora ibivamo ntago ariko kuba ari ukuri. Nyamara mwese mubeshwa yuko ubwo butegetsi rimwe muba mwabushizeho, kubera yuko mu mitwe yacu, mu mitwe yanyu mwamaze kumva yuko demokarasi ari ukuri, nyamara demokarasi ni ikinyoma. Abantu bazima bakabaye bayoborwa ntago bategekwa. None niba twamaze kubona ko demokarasi ari ubutegetsi bw'abaturage, ubwabyo birerekana yuko kubaho twe duharanira gutegekwa, tuba twiyambuye ububasha n'ubutware bwacu n'ubwenge bwacu, tukemera kubaho nk'uko inka ibaho bayikubita inkoni ngo genda unyure hano. Niba se ntawe uzi inkomoko y'ijambo demokarasi, wowe mu rurimi rwawe gakondo uvuga demokarasi, uzi icyo bisobanura? Cyangwa uzi, mbwira demokarasi mu rurimi rwanyu, mu rurimi rwawe gakondo. Demokarasi ubwayo niba utabasha kubona ubusobanuro bwayo cyangwa uko wayita mu rurimi rwawe, bivuge yuko demokarasi yakorera iki cyangwa yamarira iki abayibeshyaho bakayita ubutegetsi bukorera abaturage. Iyo demokarasi yakumarira iki? Ubundi demokarasi ryageze mu gihugu cyanyu ryari iryo jambo? None se mwatangiye kurikoresha gute kugira ngo muryemere, muryimike kandi muriharanire? None se mbere mutararikoresha mwakoreshaga iki batarari bazanira? Niba se nta wuzi inkomoko yaryo, ubundi ijambo demokarasi rivugwa gute mu rurimi rwawe gakondo? Ryazanywe nande? Ryaje kubera iki? Itaraza se mwategekwaga cyangwa mwayoborwaga mu buhe buryo? Ikitonderwa,
iyo urebye neza usanga mu cyitwa u Rwanda cyangwa se hano mu karere demokarasi yarahozeho, kuko dusanga ubwami bw'Abega n'Abanyiginya ntabwo bwari indi miyoborere nk'uko twabibonye, bwari ubwami buganje. Ndetse iyo urebye neza amahame dushingiye no ku busobanuro tumaze gusobanura bwa demokarasi, usanga ubwami bw'iyo ngoma Karinga bwari demokarasi isesuye, demokarasi yujuje ibisabwa byose, kubera yuko babeshyaga yuko umuntu ubategeka avukana imbuto. Twabonye ko demokarasi ikintu cya mbere kiranga ari ugutegeka, atari ukuyobora. Ikindi cya kabiri, bakababwira yuko niba umuntu avukana imbuto, mbere na mbere abo bantu bavukana imbuto ari abantu baje ari ibimanuka, bamanutse ahantu ngo bagakomoka kuri mwene Gihanga wavuye mu gicuba cy'amata ngo n'umutima w'ikimasa. Ni ukuvuga ngo ubwabyo icyo ni ikinyoma. Niba rero ikinyoma cyarabashije kwimika demokarasi, abantu hakabaho umwami n'ibisekuruza bye byose bakaba bami, ubwabyo demokarasi yahozeho mu gihugu cyitwa u Rwanda. Wenda icyo twakibaza ni ukuvuga ngo se ubundi niba tumaze kubona yuko muri Samweli hatubwiye yuko abantu bisabiye umwami, ese uyu mwami aba bami bayoboraga u Rwanda bajya kubaho byabayeho kubw'amahitamo y'abene gihugu cyangwa byabayeho kubw'amahitamo y'abaturage? Twabonye ko umwene gihugu n'umuturage batandukanye. Ni nayo mpamvu uyu munsi wa none ibihugu byinshi bya Afurika abantu babaho nk'abaturage b'ibihugu ntako batabaho nk'abene gihugu. Niyo mpamvu usanga ibyiza by'ibihugu byikubiwe n'agatsiko k'abantu bamwe, kubera ko abo bantu bo bifata nk'abene gihugu, mu gihe mwebwe bababeshya ngo namwe muri abene gihugu, ariko mwebwe babafata nk'abaturage. Ngiyo demokarasi. Ni ukuvuga rero ko mu Rwanda nk'uko tubonye ko abantu bisabiye umwami, ubwo bwami bwari buyoboye u Rwanda. N'uyu munsi wa none niba ucyumva ubwami muri wowe udasobanukirwa intego yabwo, n'ubwo bwami bukomoka kuri icyo gihe cya Samweli, ni ubwo bwami Imana yaretse abantu bakayihitiramo bakajya bishyiraho ubayobora, ari nayo nkomoko y'ubwami bwategekaga u Rwanda, ntabwo rwaruyoboraga. Noneho rero hano icyo twakibaza ni ukubaza ngo se byashoboka ko tuyoborwa tutari muri demokarasi? Igisubizo ni yego, ahubwo nk'uko twababwiye ko intambara n'urugamba turiho ari urwo kurwanya ikinyoma hakimika ukuri. Afurika muri rusange n'akarere by'umwihariko dukwiye kubanza kurwana urugamba rwo kwibohora mu myumvire, mu myemerere n'imyizerere. Ibi ntibyashoboka, nibwo tuzaba turi kugana mu buryo bwiza bwo kubaho koko turaba abo dukwiye kubaho. Kubera yuko hari akantu kamwe nigeze nsoma, umuntu yaranditse aravuga ngo isi 1% niyo itegeka abantu bose batuye isi. Ni ukuvuga ngo twese turi 100%, ariko 1% niyo idutegeka. Noneho 90% basinziriye ubuticura kubera ikinyoma. Noneho 5% bazi ukuri. Noneho 4% by'abatuye isi bifatanya na ya rimwe twavuze bakarwanya 5% kugira ngo iyo 5 idakangura 90% igakanguka nayo ikamenya ukuri. Ni nayo mpamvu uyu munsi wa none twebwe uyu munsi wa none dushaka kubwira ngo ijambo demokarasi ni ikinyoma, cyangwa se ntuzongere guharanira demokarasi ukadufata nkaho turi kukubeshya cyangwa turi gushaka kukuyobya ubwonko. Ariko se nawe ndagira ngo umfashe utekereze, kandi ntugendere ku byo nkubwiye gusa, nawe unyemerere ukoresha ubwenge bwawe. Ni hehe hantu uzi ijambo demokarasi ryazanye amahoro? Niba ibihugu nk'uko twabibonye mu kiganiro cyahise, ibihugu 5 ku isi tuzi bikomeye, ari byo Amerika, Ubushinwa, Ubwongereza, Uburusiya na Israel, ari byo bihugu bibeshya abaturage babyo amahoro, kandi abaturage babyo bakabyemera koko bari mu mahoro. Urambwira ute yuko ijambo demokarasi koko twaba turigenderaho tuzi icyo risobanuye? Ni ukuvuga ngo niba kwibohora kwacu gushingiye ku myemerere, mu myumvire ndetse n'imyizerere, byashoboka gute se kandi tukiyoborwa n'ikinyoma? Byashoboka gute yuko twibohora mu myumvire, mu myemerere, mu myizerere kandi tukiyoborwa n'ikinyoma? None se ko ikinyoma gikomoka kuri Satani,
wamenya ukuri gute ugikorera Satani? Ni ukuvuga ngo erega uburyo gukorera Satani abenshi tumukorera tutabizi ndetse atanabidusabye, gusa kuko twemeye kuyoboka ikinyoma ubwabyo ni kritere cyangwa se ni kimwe mu bintu bihita bikwinjiza mu murongo wo gukorera Satani. Niba warahisemo kuyoboka ikinyoma, uri umukozi wa Satani, aguhemba ataguhemba, ubizi utabizi, uri umukozi wa Satani. Kuyoboka ikinyoma harimo no kuvuga ko uharanira ukuri ariko utakurwanira, kubera yuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko mu Bakorinto ba kabiri ibice 13:8 ngo ntacyo wakora ngo urwanye ukuri ngo keretse kukurwanira. Niba rero utarwanira ukuri, ubwo bivuze yuko ukurura kurwanya. Niba udahaguruka ngo urwanire ukuri, kuvuga gusa ngo uraguharanira ntibihagije. Ukurwanira nicyo cyonyine kigutandukanya n'abakurwanya. Kurwanira ukuri nibyo bigutandukanya n'abarwanya ukuri, icyo cyonyine. Niba ari ibyo rero, Afurika ntiteze kubona amahoro mu gihe igitegekwa n'abiyita abayobozi kandi ari abategetsi n'abanyamahano. Tumaze kubona yuko demokarasi y'ubyayo ari ugutegeka atari ukuyobora, kandi ubwo butegetsi bwayo cyangwa se ubwo yo pouvoir yayo ni pouvoir y'abaturage ntago ari y'abene gihugu. Bisobanuye ko rero niba twebwe tukitekereza gutyo, Afurika ntago iteze kuzagira ibona amahoro, kubera yuko ategekwa ntago tuyoborwa, kandi ikindi cya kabiri dutegekwa n'abanyamahano. Akarere ntigateze kubona amahoro niba tugishakira ibisubizo muri demokarasi, kandi ibibazo turimo byose tubiterwa nuko twayobotse buhumyi demokarasi n'ibyayo byose. None se Satani yasenya ubwami bwe, ubwo bwami bw'ikinyoma aribwo atwereka tukabwita ukuri muri demokarasi, yabusenya ngo yunguke iki? None se yakisenyera? Yasenya inyungu ze se? Ibaza imyaka ibihugu byinshi bya Afurika tumaze turirimba ngo twabonye ubwigenge. Imyaka abanyafurika tumaze turirimba ko twabonye ubwigenge ni myinshi cyane, ariko se nibyo koko tufite ubwigenge? Dufite ubwigenge abanyafurika? Wowe umuntu ukomoka mu karere ufite ubwigenge? Ariko nyamara biratangaje kubona stade ikubita igahurura abantu bakuzura, n'umuyobozi wa mutegetsi wacu twe twita umuyobozi akajya imbere akatubwira ngo twabonye ubwigenge, kandi tubizi neza ko tukiri ku ngoyi, ndetse tubizi neza yuko uyu munsi wa none ahubwo twebwe turi mu bwami bwiyambitse ingofero ya Repubulika n'ikote rya Repubulika. Murumva atari twe dufite ikibazo? None se murumva iyo demokarasi batubwira ibaho? Twamaze kubona ko demokarasi ukurikije ubusobanuro bwayo kuva na kera na kare twabaga muri demokarasi, ahubwo baraje baratubwira ngo, abazungu baratubwira ngo ubu tubazaniye demokarasi, natwe tuyiyoboka buhumye turanabyemera, ariko nta hantu itandukaniye rwose n'ubutegetsi bwa cyami twabagamo. Ubundi mu busobanuro bwiza bw'ijambo demokarasi mu bihugu by'aka karere k'ibiyaga bigari, urebye neza usanga rwose demokarasi yarashinze imizi, by'umwihariko mu gihugu cyitwa u Rwanda. Demokarasi yashinze imizi mu buryo bufatika. Icyambere gituma tuvuga yuko demokarasi yashinze imizi, twimuye Imana twimika ubwami buganje mu ikote rya Repubulika, twibeshyera ubwigenge twikomereza ubwami mu mwambaro wa Repubulika. Icyambere twimuye Imana, icya kabiri twibeshyera yuko twigenga nkuko Abisirayeli babisabye Imana bashaka kubaho nk'abandi banyamahanga, bo ikabaha umwami bakumva yuko koko bitegeka, ariko mu by'ukuri bategekwa n'umwami, bo nta n'ububasha cyangwa se ubushobozi bafite ku butegetsi n'ubwami bishyiriyeho. Uko niko natwe twibeshyeye ubwigenge twikomereza ubwami mu mwambaro wa Repubulika. Icya gatatu, aya mashyaka cyangwa se iri shyaka riyoboye iki gihugu ryimitse isura nyayo ya demokarasi. Bantu muvuga yuko mushaka gukuraho demokarasi mukimika indi demokarasi, mwebwe niki muzarusha demokarasi iriho? Niki ko tumaze kubona ko ubusobanuro bwayo ubundi niyo FPR iyoboye igihugu, niyo demokarasi yuzuye. Mwebwe rero muvuga yuko murwanya FPR, niki kindi muzazana FPR itagezeho? Niba demokarasi intego yayo ari ibyo FPR yagezeho 100%,
mu mahame yayo 9 itabashije kubahiriza na rimwe nibura ngo ibone n'inota rimwe ku ijana. Iyo niyo demokarasi, kubera yuko ubeshya abantu ibintu bo bakabyakira nk'ukuri ariko atari byo wowe ugendereye, wowe ukazagera ku byawe bo batazi, ndetse ukajya bemeza yuko ibyo wababwiye bo babigezeho, kabone n'ubwo ububizi neza yuko uri kuvuga ibyawe wagezeho. None mwebwe mushaka kutuzanira demokarasi nanone yindi, ni iki muzazana kidasanzwe? Ni iki muzarusha abangaba? Mbere yo gusenga, reka tubanze tubabwire yuko hakenewe teokrasi cyangwa se politike nyobokamana ku isi, muri Afurika ndetse no mu karere by'umwihariko. Kubera yuko tumaze kubona yuko mu bihugu byose bya Afurika ndetse no mu Rwanda by'umwihariko, mu Rwanda niho honyine demokarasi yashinze imizi, kuko ihamaze imyaka irenga 700. Nukuvuga ngo kuva kuri cya gihe cy'ubwami bw'Abega n'Abanyiginya, burya twabagaho muri demokarasi ukurikije ubusobanuro n'amahame ya demokarasi twasobanuye hejuru. Twabonye ko demokarasi ari ubutegetsi bw'abaturage, ntabwo ari ubutegetsi bw'abene gihugu, kandi icyo gihe muri ya myaka 700 tuvuze, abantu babagaho bategekwa kandi babagaho nk'abacakara, ntabwo bari abene gihugu, babagaho nk'abaturage b'igihugu cyitwa u Rwanda. Ni nako uyu munsi bimeze. Muri ya myaka 700 abantu ubwo butegetsi bwababeshyaga ko bukorera abaturage, kandi koko niko byari biri, ariko ntabwo ubwo butegetsi bwakoreraga bene gihugu, kuko n'abene gihugu nabo ntibari bariho, nta nubwo bari bazi ko bafite igihugu, nta n'icyo bari banafite. Ni nako bimeze uyu munsi wa none. Izo mbaraga rero uyu munsi wa none, ubwo iyo pouvoir twabonye itangwa na demokarasi, na n'ubu uyu munsi wa none n'ubu iracyariho, ndetse n'ubu birakomeje, kuko ya demokarasi yatangiranye no guhanga u Rwanda no kwanda. Uko twabonye yuko kwanda cyangwa se guhanga u Rwanda, abaruhanze bumvikanishaga yuko ari bimanuka, atari abantu nk'abandi. Twamaze kubona ko demokarasi mbere na mbere ari ikinyoma. Nukuvuga ngo demokarasi kiriya gihe yari yujuje ibisabwa byose, ndetse n'ubu iyo tubona irakomeje, ndetse nibwo busobanuro bwa demokarasi. Undi muntu ukubwira ko ashaka kuzana kwimeka demokarasi, nuvuga ngo sinzi wenda icyo azabarusha, ariko n'ubundi ntacyo azahindura kuri ubu buryo cyangwa kuri systeme tugenderamo cyangwa se twategetswemo. Icyo dukeneye rero nuko tuyoborwa, ntabwo dukeneye ko twongera gutegekwa. Ni nayo mpamvu wowe udukurikiye tugukangura yuko tutakongera guharanira demokarasi, ahubwo duharanire teokrasi, ariyo politike nyobokamana. Ariyo politike nyobokamana, hahandi Imana ireba umuntu ufite umutima iyo yishimira, kandi uwo mutima uzabasha kuyobora ubwoko bwayo, kubera yuko ibibakunda. Imana ibibareba mu isura y'ibiremwa bwayo, ntago ibibareba mu isura yo kubashyiraho umuyobozi w'ubwoko mwebwe mwibonamo. Imana ibibareba mu buryo mu isura yayo nk'abene gihugu, ntago ibabona nk'abaturage, ntago ibabona nk'abantu batuye igihugu. Hahandi wowe wibwira yuko uri umwene gihugu, nyamara uri umuturage w'igihugu ufatwa nk'umunyamahanga. Ni nayo mpamvu musenyerwa, niyo mpamvu mwicwa, niyo mpamvu munyerezwa, niyo mpamvu mufungwa, niyo mpamvu mutagira ubutabera. Ibyo byose biterwa nuko mwahisemo cyangwa twahisemo kuyoborwa muri demokarasi. Kandi tumaze kubona ko demokarasi ni ubutegetsi buva ku kinyoma, kandi ikinyoma kiva kuri Satani. Mu kiganiro gitaha rero tuzabasobanurira cyangwa se tuzaganira kuri politike nyobokamana, ariyo twise teokrasi. Dusobanura icyo ari cyo, dusobanure uko niba bishoboka ko yakuraho demokarasi. Ese nge nawe dusabwa iki kugira ngo Imana yongere kuyobora akarere binyuze muri teokrasi cyangwa se binyuze muri politike nyobokamana? Naho ubutaha mu kiganiro gitaha, reka dushime Imana. Uwiteka ndagushimye, habwa icyubahiro kugira neza. Wakoze, reka ubutumwa utanze ubinyujije muri ngewe umugaragu wawe, umbabariraho naba nakoze ibidakwiye cyangwa navuze ibidatunganye imbere yawe. Mu izina rya Yesu Kristo ubikuremo, maze umugaragu wawe uri kumva iki kiganiro umushoboze gufata no kumva ibifite umumaro kandi byimika ubwami bwawe mu mutima we, ndetse n'aho atuye no mu gihugu akomokamo, ndetse no mu isi muri rusange. Urakoze kukugira neza, byose biro kugira ngo izina ryawe ryubahwe mu isi no mu ijuru. Izina rya Yesu Kristo tubisabye dushima, amen. Gorora byose vuba.